Ubu tugeze ku nshuro ya 31 twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye w'igihumbi 1994 tariki 7 z'ukwezi kwa Mata. Tugeze muri bya bihe byo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, bazize uko bavutse, bazize uko basa, bazize ibyo batunze ndetse n'imibereho yabo. Iyi ni iminsi ibitoroshye habe namba, ariko icy'ingenzi ni ukwibuka abacu ndetse tukabibuka twiyubaka. Tugiye kurebera hamwe ibyaranze tariki 7 Mata 1994. Uyu munsi wabaye uw'imiborogo, w'amarira, umunsi wabaye wo kutazibagirana mu mateka y'Abanyarwanda. Uyu munsi niwo Jenoside yatangiye gukorwa ku mugaragaro, ishyirwa mu bikorwa mu buryo bweruye. Buri wese arabyibonera n'amaso ye. Jenoside yari imaze imyaka myinshi itegurwa, uyu munsi yatangiye gushyirwa mu bikorwa noneho ku mugaragaro. Tugiye kureba bimwe mu byakozwe uno munsi, mu byaranze uno munsi, umunsi utazibagirana habe namba. Tugiye kwifashisha zimwe mu nyandiko zanditswe ku uno munsi w'itariki ya 7 Mata 1994 ku byawuranze, umunsi utageze uba mwiza ku Banyarwanda, by'umwihariko witwaga Umututsi wese. Ese uno munsi wari umeze gute? Reka turebe uko byagenze. Imyaka 31 irashize Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye. Hari bimwe mu bikorwa by'ubwicanyi byaranze tariki 7 Mata 94 nk'uko tubikesha Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG. Kuri iyo tariki nibwo interahamwe n'umutwe w'abasirikare barindaga Perezida Habyarimana Juvenal batangiye gushyiraho amabariyeri mu duce twinshi tw'umujyi wa Kigali ndetse no kwica Abatutsi. Wari Minisitiri w'Intebe Uwiringiyimana Agathe n'abasirikare 10 b'Ababiligi bo mu ngabo z'umuryango w'abibumbye bari bashinzwe umutekano we. Icyo gihe bishwe babanje gukorerwa iyicarubozo n'abasirikare ba leta y'u Rwanda mu mugambi wo kwica abanyapolitiki batavugaga rumwe na leta ya Habyarimana ndetse n'abatari bashyigikiye umugambi wa Jenoside. Perezida w'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga Kavaruganda Joseph, wa Minisitiri Frederic Nzamurambaho wari na Perezida wa PSD, Felicien Ngango wari Visi Perezida wa PSD, Faustin Rucogoza na Randuwari Ndasingwa bishwe ku ikubitiro n'abasirikare barindaga Habyarimana. Kuri uyu munsi w'itariki 7 nibwo Majoro Ntabakuza Aloyizi wayoboraga umutwe w'abaparokomando yategetse abasirikare yayoboraga gutangira kwica abafite indangamuntu z'Abatutsi n'abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bari batuye hafi y'ikigo cya gisirikare ahitwa mu Kajagari Kanombe. Ku itariki 7 z'ukwa 4 nibwo abasirikare bafatanyije n'interahamwe bishe abasaga 500. Kuri iyi tariki kandi Abatutsi bagera ku 17 biganjemo abapadiri, abaseminare n'ababikira barishwe. Mu bishwe harimo Padiri w'Umuyezuwiti Chrysologue Mahame wari ufite imyaka 37 wayoboraga Centre Christus i Remera, akaba yari mu bashinzwe umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu no kwimakaza amahoro. Abo bose bishwe n'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu bafatanyije n'interahamwe. Interahamwe n'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu bari bafite umugambi wo kujya kwica Abatutsi muri Stade Amahoro, hafatwaga nk'ahantu hari harinzwe kubera ko hari hakambitse ingabo z'umuryango w'abibumbye Minwari. Uwo mugambi waje kuhurizwamo n'imirwano yabaye hagati y'ingabo za FPR Inkotanyi n'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu, bituma benshi mu Batutsi bari muri Stade Amahoro barokoka. Kuri iyo tariki kandi ya 7 kuri Radio Muhabura ya FPR Inkotanyi niyo yabaye ya mbere mu kwamagana iyicwa ry'Abatutsi n'abanyapolitiki b'Abahutu batari bashyigikiye Jenoside. Umugaba mukuru w'ingabo za FPR Inkotanyi yatangaje ko bafite inshingano zikomeye zo kurinda abaturage b'inzirakarengane bicwaga. Ubwo Radio Rwanda na RTRM yacishaga itangazo ryashyizweho umukono na Colonel Bagosora mu izina rya Minisitiri w'Ingabo yemezaga urupfu rw'umukuru w'igihugu Juvenal Habyarimana. Muri ako kanya itangazo rikimara gusohoka ku Kacyiru, interahamwe zahise zihashinga bariyeri zitangira kwica Abatutsi. Ubwicanyi bwakwiriye hirya no hino mu Rwanda, Abatutsi barenga 1000 baricwa. Ubwicanyi bwabaga buyobowe na baburugumesitiri n'abandi bayobozi mu nzego z'ibanze. Kuri komine Giciye hiciwe Abatutsi benshi barimo n'umugore wabazivamo Christophe. Mu yahoze ari komine Runda yegeranye na Kigali, uwo ni mu karere ka Kamonyi.
Ubwicanyi bwatangiye ku itariki ya 7 Mata 1994. Abatutsi biciwe mu duce dutandukanye twa komine Runda nka Biharabuge, kuri Nyabarongo ahitwa mu Ruramba, ku Isenga, kuri Ruriba, mu Gasharara, ku Idongo, kuri sitasiyo Irunda, kuri bariyeri ya Bishenyi, hari n'abajugunwe mu cyuzi cya Cyabariza. Abatutsi biciwe kuri Kokobeka n'ahitwa Intwari kuri Nyabarongo mu yahoze ari komine Kayenzi. Muri komine Gisuma, perefegitura ya Cyangugu, abajandarume batangiye kwica abatutsi. Abatutsi biciwe ahitwa Ruramba, ubu ni mu karere ka Nyaruguru. Muri Muko, perefegitura ya Gikongoro, abicanyi bagera ku 100 bayobowe n'umukuru wa polisi ya komine afatanyije na burugumesitiri Kayihura bishe abatutsi bagera kuri 14 bari bahungiye kuri paruwasi ya Mushubi. Intagondwa Musederi akaba burugumesitiri wa komine Bicumbi. Rugambarara Juvenali yateguye umugambi wo kwica abatutsi muri komine Bicumbi. Uyu Rugambarara yemera urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ko we ubwe yishe abatutsi bagera ku 100. Ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 kandi kwica abatutsi byakomereje i Nyamata muri Bugesera na Sake muri perefegitura ya Kibungo. Abatutsi barenga 800 biganjemo abana n'abagore bari bahungiye kuri paruwasi katolika ya Nyundo muri Gisenyi barishwe. Ubwicanyi mu yahoze ari perefegitura ya Gisenyi bwateguwe kandi buyoborwa n'uwari umuyobozi w'ingabo muri ako gace, Colonel Nsengiyumva Anatole. Kuri uwo mugoroba w'itariki 7 Mata 94, abatutsi bagera kuri 50 biciwe mu seminari ntoya ya Nyundo. Abagera ku 150 bicirwa muri paruwasi gatolika ya Busasamana ahitwa Kabasheja mu murenge wa Rugerero. Hiciwe abatutsi bari barakuwe n'interahamwe muri komine ya Rubavu, ubu ni mu karere ka Rubavu. Abatutsi biciwe muri Centre Saint Pierre mu nzu y'abakobwa ba Musenyeri mu yahoze ari Rwandegisi ya Gisenyi, kuri Kiliziya Sitera Marisi no kuri komine Rouge, ubu ni mu karere ka Rubavu. Wari burugumesitiri wa komine Mukingo muri perefegitura ya Ruhengeri, Kajerijeri Juvenali yatwaye abapolisi n'interahamwe bajya kwica abatutsi bagera kuri 43 bari bahungiye kuri paruwasi ya Busogo. Habaye inama yo gutangiza jenoside ibera kwa Nzirorera Joseph, wari umunyamabanga mukuru wa MRND, yitabirwa na Colonel Ephraim Setako. Harerimana wari burugumesitiri muri komine Nkuri muri icyo gihe, Colonel Auguste Bizimungu, Kasimiri Bizimungu, Jean Baptiste Nyabusore, Esidarasi Baheza, Jonathan Bambonye, Jean Damascene Niyoyita, Dominique Gatsimbanyi, Asieri Ndisetse na Lazaro Ndangiza. Muri icyo gihe inama iri kuba, interahamwe zagumye hanze zitegereje ikiva mu nama. Iyo nama yafashe icyemezo ko abatutsi bicwa bitarenze mu gitondo. Hemejwe kandi ko hatangwa imbunda no gushyiraho bariyeri. Colonel Bizimungu ashingwa gushyira mu bikorwa icyo cyemezo. Atanga imbunda aziha abari bakonseye, nabo baziha abaturage n'abakuru b'interahamwe barimo burugumesitiri Kajerijeri n'Abaheza Esidarasi. Kuri iyi tariki kandi mu masaha saa 9 abatutsi bari bamaze kwicwa, imitungo yabo yasahuwe n'inzu zatwitswe, ku buryo iminsi yakurikiyeho interahamwe n'amahindure Leves bajyaga gutanga umusada ahandi. Ni muri urwo rwego zagiye kwica abatutsi bari bahungiye ku rukiko rw'ubujurire mu mujyi wa Ruhengeri, Nyabihu, Musumba, Nkuri na Nyakinama. Icyo gihe urugamba rw'ingabo za RPF Inkotanyi rwarakomeje, bafata uduce tw'Umutara, utwa Ruhengeri na Byumba, ari nako barokora abatutsi bicwaga n'interahamwe n'abasirikare ba leta ya Habyarimana. Icyo gihe ingabo za FPR Inkotanyi zarokoye abatutsi muri za komine Buyoga, Mugambazi, Rutongo, Giti, Bwisige na Rutare. Ku mugoroba w'itariki 7 Mata 94 nibwo abasirikare 200 b'ingabo za FPR Inkotanyi basohotse muri CND bagerageza kurokora abatutsi bari batuye mu duce dukikije CND. Ubu ni inyubako ikoreramo inteko nshingamategeko. Kuri iyi tariki 7 z'ukwezi kwa 4 muri perefegitura ya Gikongoro, abatutsi bari bahungiye kuri paruwasi ya Mushubi, ubu habarizwa mu karere ka Nyamagabe, barishwe bose. Kuva tariki 7 kugeza ku itariki 12 Mata, abatutsi biciwe mu murenge wa Muko
muri santere ya Kigoma, ahitwa Ngangi n'ahitwa Mayora mu karere ka Gicumbi. Hishwe abatutsi mu Bugarama muri perefegitura ya Cyangugu, ubu ni mu karere ka Rusizi. Babakuraga mu ngo zabo bagahita babica bakabaruha mu mugezi ya Rusizi, Ruhwa na Rubyiro. Hishwe kandi abatutsi Igikundamvura ahindutse muri Rusizi. Hishwe abatutsi muri santere ya Kivurunga. Hishwe abatutsi ku biro bya komine Musasa no mu nkengero zayo. Hishwe abatutsi i Muhondo muri Gakenke. Hishwe abatutsi mu cyahoze ari komine Tare. Hishwe abatutsi mu bitaro bya Ntemba muri santere ya Gakenke. Hishwe abatutsi bikananira muri Nkungu hahoze ari muri Cyangugu. Abatutsi bari barahungiye mu rusengero rw'Abadiventiste rwa Hesha mu murenge wa Mukamira, bari baravanwe muri segiteri ya Nanga muri perefegitura ya Ruhengeri, barishwe ubu ni mu karere ka Nyabihu. Abatutsi bari barahungiye mu rusengero rw'Abadiventiste rwa Gisizi mu murenge wa Muringa, ubu ni mu karere ka Nyabihu, barishwe. Hishwe abatutsi bari barahungiye mu kigo cya gisirikare cya Mukamira muri perefegitura ya Ruhengeri, ubu ni mu karere ka Nyabihu. Hishwe abatutsi bari barahungiye muri kiliziya ya Rambura mu murenge wa Rambura, ubu ni mu karere ka Nyabihu. Hishwe abatutsi bari barahungiye mu kigo cya gisirikare cya Bigogwe muri perefegitura ya Gisenyi, ubu ni mu karere ka Nyabihu. Hishwe abatutsi bari barahungiye kuri segiteri Byahi muri perefegitura ya Gisenyi, ubu ni mu karere ka Rubavu. Ibyabaye kuri ino tariki yabanjirije indi minsi yose y'imiborogo ku Banyarwanda ndetse no mu Rwanda muri rusange n'agahomamunwa. Uyu munsi twari twahisemo guhera ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 1994 tureba ibyaranze uno munsi, umunsi w'amarira, umunsi w'imiborogo ku Banyarwanda bose, aho witwaga umututsi wese aho yavaga akagera higwaga bukware, aho yari amarira ku wari uri muri ubwo bwoko. Ubuyobozi bwa Mkwiza Entertainment Group burihanganisha Abanyarwanda bose babuze ababo muri jenoside yakorewe abatutsi, ndetse buributsa umunyarwanda wese ko tugomba kwibuka twiyubaka, tunarwanya ingengabitekerezo ya jenoside aho iva ikagera. Abapfobya banahakana jenoside yakorewe abatutsi ko yabayeho bazazi i Rwanda birebere, kandi n'abigiza nkana iminsi izababwira. Nge ugutegura kino kiganiro nkanakikugezaho ndi Mkwizera Elize. Twibuke twiyubaka.